Mu mujyi wa Kigali abantu n'urujya n'uruza bihuta bajya ku mirimo yabo itandukanye. Muri abo bose harimo umusore w'imyaka 24 ufite inkuru idasanzwe kandi ikora ku mutima. Nubwo afite ubumuga bwo kutavuga ndetse n'ingingo ziwe na zimwe zikaba zidakora neza, afata ibikoresho byiwe akazenguruka umujyi wa Kigali abicuruza. Ushaka kwibaza ati ni gute abasha gucirikanya n'abakiriya afite ubumuga bwo kutavuga? Akoresha ibimenyetso ndetse n'amarangamutima ndetse n'uburyo bwe bwihariye butuma agwiza icyizere mu bakiriya. Uyu munsi turamusura tumenye inkuru yiwe idasanzwe ndetse n'uburyo abashiba ibintu byananiye n'abantu bazima bafite ingingo zishyitse n'ubwenge bushyitse. Tubaye ikaze, turi Be Proud. Damuru ni umusore w'imyaka 24, nibura imyaka 15 muri yo yose niyo yabayeho ari muzima adafite ikibazo cy'ubuzima icyo ari cyo cyose. Nyuma yafashwe n'uburwayi butunguranye bwaje kumumogaza mu mutwe ndetse n'ingingo hafi ya zose z'umubiri we. Nyamara ibyago bye nibwo byari bitangiye. Kwikubitiro apfusha nyina umubyara, umubyeyi umwe rukumbi yari asigaranye. Nuko isiramukaranga yisanga mu mihanda ya Kigali acuruza ibikoresho by'ibanze atitaye ku kibazo kiwe cy'ubumuga afite. Maze nawe agira uruhare mu mibereho ye yo mu rugo, ahabana na nyirarume wamureze nyuma y'uko mushiki we akabana nyina wa Damuru amaze kwitabira Imana. Gerard yabonye Damuru akivuka kugeza abereye umugabo. Amazina yanjye nitwa Gashabizi Gerard. Mu myaka afite 24. Ubwo rero niyo ngiyo tumaze iminsi tumaze igihe tumana. Mu by'ukuri inkuru y'uyu musore w'umuziranenge Damuru ntisanzwe. Ni gute yahereye mu bususuruke nyuma ikarangirira mu makuba? Damuru yavutse ari umwana muzima. Nyuma yaho aza kugira ubumuga. Ariko yari yavutse ari muzima. Yari yavutse ari muzima ariko aza kugira ubumuga nyuma. Ubwo ariko muri ubwo bumuga bwe arabukurana, reba aho ageze n'imyaka ageze urabona ko ari umugabo. Ariko abasha kugenda, icyo atabasha ni ugufata. Urabona ko intoki, ukuboko, amaboko yahinamiranye. Nubwo umubyeyi wa Damuru yatabarutse atamukujije kubera nta usezerana n'urupfu, yabanaga n'abavukanyi be bashyira hamwe kandi buzuzanya, bityo bituma Damuru adasigara wenyine na nyuma y'uko abuze nyina umubyara. Damuru ko yavutse kuri mushiki wanjye, noneho avukira mu rugo. Turabana na mushiki wanjye amufite, turafashanya uko bimeze kose, uko bisanzwe nk'umuryango. Ubwo aho amaze kwitabira Imana turagumya turamurera umwana wa mushiki wanjye. Umwana ubwo ni umwana wanjye. Mushiki wawe yabaga mu rugo? Yabaga mu rugo. Mwebwe icyo gihe mwari mubatse? Twari twubatse. Abyarira iwawe unabana n'umuryango? Yabyariye ari hano mu rugo, ariko turamufasha n'ubundi bisanzwe nka mushiki wanjye, nk'uko nari nishimiye mushiki wanjye. Maze igihe mu myaka 24 tubanye, nta kibazo afite, tubasha kumufasha ibyo adashoboye turabimukorera, nko kwifurira, kwikorera amasuku. Ibyo ntabishoboye turabimukorera. Ndi mu bihe Damuru yari akeneye nyina cyane yamuburiyemo. Yari amaze kuba ingimbi ndetse nyina amureba akicinye cyara ko nawe ari nyina w'abahungu. Nyina yatabarutse afite imyaka 15 ngira. Uburwayi bwiwe bwaje nyuma.
buza nyuma turabwakira bisanzwe, nawe abyibonaho gutyo, nawe arabyakira, tubimufashamo nta kibazo afite cyo kuba yarabyinubiye. Yego ubwo ngubwo ibyo adashoboye byose nkabimukorera. Gerard gusigarana na Damuru kugira ngo gusa ajya mureba ubumuga bumutwaza igitugu byaramushenguraga imbere mu mutima. Nyine kudukora ku mutima ni uko nanjye ubwanjye hari igihe mureba nta kintu abasha kwikorera kandi afite ubwenge bwo gukora, kumva icyo kintu nanjye kiramara ku mutima. Birumvikana nyuma y'ubu bumuga bwa Damuru ubuzima bwe ntibwongeye kuguma nk'uko bwahoze. Ibyo adashoboye ni uko kwikorera isuku n'imirimo y'amaboko ntabwo ayishoboye. Nyamara Damuru ntabwo ari buri kimwe adashoboye, nubwo umubiri wananirwa umutima we ukomeza kwihagararaho kigabo. Byabashije aragerageza, hari ibyo ageragezamo bikeya nko gutambuka, urabona abishoboye, aragenda ariko ntagenda neza. Kuvuga ntakabasha kuvuga neza, ariko iyo uvuze arumva ibyo atazi kuvuga neza. Mu gihe gikwiye Damuru yajyanywe ku ishuri kugira ngo nawe yunguke ubumenyi nk'abandi bana kuko ari uburenganzira bwe. Ku ishuri agiyeyo biranze kubera ko adafata, aramubwira ati rero ntabwo byashoboka kubera kudafata, urabona intoki ntizifata. Ibyo arahagarara ntiyajyayo. Nyamara iri shuri ababyeyi bamuhitiyemo siho yari akwiriye kujyanwa. Bari bagiye mu ishuri ry'abana badafite ikibazo, bagiye nyuma babona bidashobotse. Ibyo bakaga mbega ni ukubona adafata neza, ahita tumugarura mu rugo. Ibyo bintu batwatse rero, icyo kintu kirimo harimo nk'amananiza kubera ko wabonaga atabishobora. Icyo kintu nicyo cyagiye kibitera. Bivuga ko nyuma y'uko kwiga kwa Damuru biteje impaka kubera kubura amahitamo y'ishuri ryabugenewe ryamufasha kwiga, hari umugore wifuje gufasha umuryango wa Damuru akamujyana mu ishuri ry'abana babana n'ubumuga bwo mu mutwe, ndetse akamugurira ibikoresho by'ishuri, noneho umuryango wa Damuru ukazajya wishyura amafaranga y'ishuri. Ibyo bintu nigeze kubyumvaho, numva ngo hari umudamu w'igihara wamushakaga, ariko ntabwo byagizemo ingufu kuko narabyumvishijeho. Gushaka kugira ngo amugure ibikoresho bamujyane mu ishuri. Ari ishuri ry'abafite ubumuga. Damuru abantu benshi baramubona bakifuza kumufasha. Hari umumama rero uherutse kubashaka kumenya amakuru ye yuko yaba yarize, hanyuma atubwira yuko hari ishuri ryigisha abantu bafite ubumuga nkawe. Hanyuma rero atubwira ko bisaba ibintu byinshi, muri byo atubwiyemo ibikoresho ndetse na minerivare, amafaranga y'ishuri, ariko aza kutubwira yuko bitewe n'ukuntu abona Damuru ndetse n'urukundo yari amufitiye yifuza kuba yamufashaho, atwemera ko yabona ibikoresho tugashaka minerivare. Ntabwo nibuka neza, gusa ntabwo ari munsi y'50, uko nibuka neza ni hagati y'50 na 200. Hanyuma ibikoresho byo kuko yaratubwiye ko azabiduha n'ubundi, ntabwo nashatse kumenya ngo ni ibikoresho bimeze gute. Icyatumye bitagerwaho yari ubwo bushobozi, ayo mafaranga ntabwo kuyabona byari byoroshye, ntabwo byari byoroshye kugira ngo tube twayabona tuyatange. Damuru si umuntu usanzwe na busa, usibye ubumuga bwe ni umuntu w'umugabo kandi afatiye runini umuryango we. Uruhare rwe mu mibereho yabo rugaragarira mu cyizere bamufitiye, ndetse no mu byo akora bikabahinyuza kubera birenze ubwenge bwa muntu, by'umwihariko ukuntu azi gushabika buri gitondo akabyuka ajya ku murimo guhiga amafaranga kandi bukira acyuye umubyizi. Uruhare afite umwana wo mu rugo, arisanzura mu rugo, ni umunyamuryango, turamukunda, niyo tumubonye turishima. Damuru ni umuntu w'umugabo, umuntu ko yumva ibitekerezo by'umuntu, aho wumva wenda wamwitabaza afite nk'ubushobozi yagutabara.
ubushobozi wenda tuvuge nk'aho wenda nko gutabara ashobora kuba yaguherekeza mukajyana mu rugendo ugiyemo. Iruhande rw'ubuzima butoroshye umuryango wa Damour ubayemo ntibimubuza kwishima nk'abandi bana no gukora ibyo akunda mu buzima, by'umwihariko gusenga nibyo bibanza ibindi bigakurikira. Ibyo akunda nko gusenga nicyo cya mbere. N'umupira nawe ari igihe yizihirwa akaba awureba, cyangwa se wenda hari icyoho kimwe cya karere bimwe by'abana akaba yajya mu muhanda barimo bakina akahagarara nawe akabafana. Nawe se ajya akina? Ntabwo yabishobora gukina. Abandi bana baramukumira? Oya, nta umukumira, barisanzurana bose. Mu busanzwe rubanda rukunda guheza aba bana n'ubumuga bw'uburyo butandukanye, gusa kuri Damour hari umwihariko. Muri sosiyete Damour nta muntu umwanga, bose bamwisangaho. Usanga mu bana batoya, mu bakuru, hose nta kibazo, baramukunda. Ikihe kintu gishobora kubabaza Damour akagira agahinda? Agahinda ushobora kumutera kereka muri sosiyete nkatwe tubana umurakaje. Kumurakaza nibyo bimutera agahinda. Akenshi arakara ari uko umuntu arimo kumuserereza. Gusa aho Damour atangira ubucuruzi bworoheje ababazwa n'abantu bamubona ntibamubanire bikwiye, aho kumutera akanyabugabo ugasanga ahubwo bamuhohotera. Ubu ngubu iyo mu bucuruzi ubonye barimo bamusuzugura, ako kantu karamubabaza. Nyamara Nyirarume Gerard ni marayika murinzi wa Damour. Muri ibi bihe byose niwe wenyine agana iyo yumvise yamushaririye. Iyo afite ikibazo agira agahinda, yego, ariko akageraho agahinda agashira akishima. Wenda mwamwageranye n'ikibazo akaza akakwegera, wenda akagusaba imbabazi, kandi wenda wamukoshereje aremera kugira ngo umujinya we ucururuke. Ese ni kenshi ushobora kubona Damour yarakaye cyangwa yumva? Kubera muzi namureze, muzi ari umwana wanjye nareze, icyo ambwiye cyose ndakizi, icyo ashaka ndagisobanura, icyo ambwiye nkacyuma mu marenga. Akenshi yacitse intege nk'uko nguko aba ari nk'akabazo kaje nko mu muryango nkatwe muri sosiyete tubana, ariko akenshi ntabwo ari cyane. Igitangaje ni umuntu ubona ibintu byose abishyiramo ingufu cyangwa se abyitaho cyangwa se anabireba akumva ko byose nta kibazo, ubona yishimye afite morale. N'ibiki Damour azi gusa abantu bakaba batabizi? Ikintu batazi, numva batazi, ni uko cyane nko gusenga byo bo akenshi bose baba bazi ko atabizi, ariko gusenga arabizi. Ajya ku rusengero no muri rusange hose. Nk'umubyeyi ufite Damour mu nshingano ndetse akaba n'umunyamuryango, afite ibyifuzo mu mutima we yifuriza umwishywa we Damour, kandi yizera adashidikanya ko izo nzozi ze zizaba impamo mu munsi umwe. Tumwifuriza gutera imbere, twifuza yuko yabona inkunga akavuzwa agakira. Muri hano umusore agashaka nawe akagira umuryango ukagenda waguka uturutse kuri we.
Ikibazo cy'ubumuga bwa Damuru impamvu kimaze igihe si uko kitavugutiwe umuti, ahubwo bitewe n'imbago z'ubumenyi bw'ababyeyi barera Damuru n'ubuzima byonyine babayemo byatumye bagira umuhate muke wo kuvuza Damuru. Oya, nta baganga twagiyeho, ntaho ari n'abandi n'abaje ku bo bagize bigeze kubitaho, bari abana babiri, undi w'umuturage uwo duturanye nabo, ariko uyu nguyu nta muganga yigeze ajyaho. Gusa ibi hari ingaruka zitari nziza byagize kuri Damuru bitewe n'uko yakuranye iki kibazo cy'ubumuga bwatumye ingingo ze zigenda zangirika, by'umwihariko amaguru n'amaboko. Ubumuga mbona bumugiraho ingaruka cyane ni ukurya, kuba yafata amafunguro no kunywa, no kuba yakira ibyo bimugora gufata cyangwa se gufata wenda turi gufungura ifurusheti ntashobora kuyifata, iyo yayifashe byose bishirira hasi. Iyo rero niyo ngaruka imubangamiye nayo. Damuru nyamara nubwo ubu burwayi bwamukoze ku mubiri, ubwenge bwo ni bwose. Niyo mpamvu amaze gukura yagize igitekerezo cyo gutangira kwirwanaho nk'umuntu w'umugabo. Afite imyaka 20 ko yari amaze kubona nyuma yo gusabiriza, aravuga ati ngewe mbivuyemo, ngiye kureba uburyo nicururiza. Yatangiye asaba aza nko mu mujyi aho ngaho. Ubucuruzi bwahinduye ubuzima bwa Damuru bikomeye cyane. Kuva mu rugo byonyine agatembera byatumye agera mu bandi, atana no guhora mu nzu yigunze, ndetse ubusabane bwe na Gerard buriyongera. Damuru yatangiye yumva kwigunga nicyo kintu cyagiye kimusubiza inyuma, ariko yatangiye kugenda, wabonaga agatangiye kugarura icyizere kuko byamurindaga kwigunga. Gusa aho Damuru atangira ubucuruzi yagabanyirije nyirarume Gerard umutwaro w'inshingano zo kumwitaho. Mu nshingano zamuhinduye inshingano, barabasha kwigurira umwenda akiyambika, akabasha buri kimwe cyose akabasha kukimenya. Gusa mbere yuko Damuru yinjira imihanda ya Kigali, uhereye kuri nyirarume n'abandi ntawumvaga ko Damuru yabasha gucuruza abana n'ubumuga. Yaricaye we, ni igitekerezo cyiwe, buryo mbere naje kugira impungenge, mbere bakagira impungenge base uyu nguyu kuko arabishoboye, nuko aravuga ati nta kibazo. Ndamubaza se urabona nta kibazo? Ati nta kibazo. Umunsi wa mbere agenda gucuruza i Kigali basigaye impungenge ari zose, gusa mu mugoroba babona Damuru atashye afite amafaranga ye ya mbere akoreye. Umunsi wa mbere mubonye ajya gucuruza yaraje, nasigaye mfite impungenge, ndavuga si uyu mwana arabishobora, si uyu mwana niba imwambaro, si uyu mwana bamuhohotera. Umunsi wa mbere araza atubwira ko byagenze neza, natwe turabibona yishimye. Uko bukeye uko bwira niko agenda atera imbere, azamuka bimenya. Nyamara kubona igishoro cyo gutangiriraho ntibyari byoroshye. Igishoro umugiraneza wakimuhaye yagikuye mu mutwe yari afite bamuhaga, nibwo yatangiye gucuruza akantu k'agakarito karimo utubombo na shikarete na za biswi, nibyo yatangiriyeho. Mu buzima bwose Gerard abanyemo na mwishywa we Damuru afite icyifuzo nyamukuru: gushaka inzu no gushaka ibimutunga, nanjye nkabona akazi, noneho ubuzima bugakomeza. Gerard aracumbitse, ntabwo atuye. Umwanya amarana na Damuru ndetse n'imirimo amukorera bituma umwanya wo kwita ku bibabeshaho uba mukeya kandi babikeneye. Ona ibintu byose njye umufurira n'ingira gute, nkanamurera umwanya munini mumara ndi kumwe nawe, simba n'umwanya wo gutarabuka mugende.
Iteka mu buzima ntuzabura umuntu ugukundira uwo uri we n'aho isi yose yabita kwitayeho. Byishimo Mariko usibye kuba afatanyije na Damuru urugendo rwo gusenga ndetse akaba ari we bajyana ku materaniro haba ku cyumweru ndetse no mu mibyizi, yamubereye inshuti nziza, umujyanama ndetse n'umuvugizi. Asobanukiwe amarenga ari ibimenyetso Damuru akoresha ndetse niwe muntu bamarana igihe kinini muri ubu buzima, azi ibimubabaza ndetse n'ibimushimisha. Damuru ni inshuti yanjye mu buzima busanzwe, dukunze kubana cyane mu mibereho ya buri munsi kandi tunajyana ahantu henshi hashoboka. Damuru turi inshuti ku rwego ikintu cyose numva namubwira natinya kukimubwira kandi nawe anyisanzura mu buryo bwose bushoboka. Uretse ko tugenda tujya inama kuri ubu ngubu, naho ubundi ajya gutangira gucuruza nyirizina nta gitekerezo cyanjye cyari kibirimo, yari ibitekerezo bye runaka ku giti cye. Damuru ahora n'ibintu byinshi mu buzima bwe bimugora, kimwe navuga nko mu mikorere, hari imirimo atabasha gukora kandi yifuza gukora. Agerageza gukora imirimo y'amaboko ariko kuko atabishoboye n'intoki ze zidafata neza bikamunanira, kandi no kwisanzura no ku bandi bantu batari ku kigero kimwe usanga ari aho bagera bakamuvumira kure ntibemere ko abinjiramo. Ibyo nabyo rero bikamubera imbogamizi yo kuba yakora, kubera yuko abantu benshi bafite bagira amatsiko yo kumenya Damuru ngo ni muntu ki bitewe n'ukuntu babona yisanzuye muri sosiyete ndetse yanakunda no gukora cyane. Burya ngo gushaka no gushobora ikintu cyose Damuru ashaka aragishobora, kuko ajya no mu kazi agakora kandi akabona amafaranga. Rero ndahamya nashidikanya ko aramutse abonye ubushobozi bwo kujya mu ishuri yakwiga kandi akanabishobora. Ku kigendanye no kuvuzwa, naho nekereza yuko hari abaganga cyangwa se abavuzi bashoboye. Ntabwo navuga ko indwara ya Damuru ari karemano kuko ntabwo ari byo yavukanye, ashobora kuvuzwa akaba yakira. Buri munsi Damuru azenguruka uyu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo yikoreye ibirenze ibikoresho acuruza, yikoreye umuhate. Urugendo rwe rurushaho kutwibutsa kuba umugabo udashyira iherezo ku igeno, inzozi by'umuntu ndetse n'ubushobozi bwo gutera intambwe igana heza. Ejo n'ejo bundi Damuru azongera agaruke muri iyi mihanda. Si uko ubuzima bworoshye, ahubwo nuko icyizere kimuha impamvu yo kudahagarara, kandi akenshi mu buzima icyo kintu ubwacyo kirahagije. Nitwa Ruzibiza, iyi ni Be Proud TV.